kurongora isugi mwandike kurongora ese wari agasugi ntago uriyo twabanza tukajya kwa muganga baba we TTV utambeshye nsabiyaza muri Adeline piriya mu bacyore piriya koko so kubera icyo wacitse pole nabonaga pole nyine byari ngombwa ko mucika watinye iki se nyine watinye iki hoyerega hari ukuntu ugera mu cyumba ukumva n'ibinakurimo neza bikaba ngombwa kuniruka da so we haranira gukora icyo uri gukora yakuvuga nabi yakuvuga neza ntacyo uzahindukaho barakuvuga ntawe utazakuvuga ariko wowe shyiramo imbaraga ukore cyane nsigaye mbona muri sinema rwose ntazi ibiri kuberamo nk'urugero rwa hafi nk'umuhanzi Jacky we yankuye ku isi narumiwe buriya n'ubu datuma amabere yikora ntonsa mbabarira iyo nkuru ntabwo nshaka kuyisubiraho okay iyo ugerageje kureba umuntu bita Jacky na Jessica ubafata ute muri showbiz nyarwanda buriya Jessica ndamukunda kuko aho kuri Jacky nuko Jacky atajya yumva aramubwira akamubwira ko Jessica nahagaze umunwa aramudoda erega Jessica n'umwana w'i Rwamagana kandi yakuriye Buswahilini ngo yize na Giporoso yarahize n'umwana w'i Rwamagana yegura munwa nago yabubura ko nta mwana wa Buswahilini rwose waguhereza ntibibahaga Ubukuri mana Jacky basi se busindi bamugira inama amungana bura Jacky we umuntu utapfe Jessica subuje namuvuga hiki sinzaho nabona meri nkuruto gusa Jacky ararenze gusa ibinakina ngiye bintera isoni n'ibinakora nsigaye mbona yarabaye n'umuhanzi wana yabaye umuhanzi ariko indirimbo akoramo clip akoramo aba yabunuje Diana ariko nawe yabikora abantu ujye musakira ajya gushakiramo akazi niyo makuru nanjye mfite ko Diane mu minsi iri imbere agiye gusohora igishego skit nanjye tu yageze kubimbwira ariko nuko ngiye ko ntabarizwa Imana imwe gusa yo gukina filime n'umuhanzi ubutanzaza hano mbaha akapera muzumirwa nabira bintu waririmbaga mu kanya ujya gusenga shawo uzasabiriza niba ari ibyo wakigumiyaho gose karirimbe twumve nje ariko nakubwiye ko ntabizi ako wifashe turashize noneho Diane habaye abantu batunzwe n'impano akoze mukurikiranye Buganza TV turababwira ngo umuntu bita Diane mu minsi iri imbere agiye gutangira nawe akine igishego wimbeshyera bakunzanye mu nyumve yimbeshyera nta bishego ugiye gukina igishego ngo umaze iminsi warashegutse nande nawe na pole nago nabwiye ko pole ari imfura y'u Rwanda usibye wenda ko ari yigeze kumwibambaza aho turi muri shuti bakunzi banje Diane arambeshyera niba mubyibuka ako ntago yagategeye mu nzira aragatitibana akagendera kinjiza ari kandi nabyabereho nyuma mbivuze wari waduhishe tabikora wari waduhishe ndetse we niwumva ko yigaruye pole ni utabikora ikuye warabishakaga okay gusa arambeshye arabeshya pe iyo dusoje gukina nyine hari igihe dukina tugakora twinshi nkariya wenda nkariya twakoze utwo tuntu twinshi mukora ni uduki niko navuze comedy dukora nyinshi nicyo nanshatse kuvuga ngiye musoje ngo mukora twinshi urumva nkiriya comedy y'ubukwe twakoze nkiriya comedy y'ubukwe twakoze nyuma hari bukore nyuma twagiye gukora indi dukorera iyepfo ntago ku nshuti z'abana naho twagiye gukorera urumva twari bukore nk'eshanu niba atari eshatu twakoze twamaje gukora iriya tujya gukora ku nshuti z'abana nyuma yaho hakurikiraho Diane aho yindi mwabonye yasaze ngo umugabo ngo yagize n'iki Diane arasara ntiwabibonye Diane barasaze mu gatemba da wagira uteze uzikoririye bamagiye okay reka tugaruke muri sinema nyarwanda cyangwa se muri comedy nyarwanda iyo ubona umwari cyangwa se akenshi mu gukina role uri umuzimu cyangwa se uri umuntu ukoresha ibintu by'imyuka mibi iriya role mwayitekereje mute cyangwa se wahisemo kuyakitinga ute ntababeshya iriya role yaramvunnye ni ubwa mbere nari nyikinnye ariko
nta birenze nise kudahera ko ngo umuzimu ntabwo hera ko ngo umuzimu uri umuzimu njewe wese kujya kwiba bazimu ako njewe wabonye se ko bamfashe byarananiye wabonye ko byarangiye bamfashe ako iriyo nkurebye shamba mbona uzangurukana ku gataro okay iriya role yo gukina uri umuzimu narayikinnye hariyo nakinye ndi umuzimu ariko byaramvunye nanjye nonongeraho naho nifuza gukina meze gutya ngo batambona mu maso biranga ariko nyine nono hari abantu bagiye bamamagira bakambwira ngo Diane ngo twakubonye ngo kwa Pole TV ngo uri gukina uri umuzimu ngo ufite ibintu mu mutwe nono umunsi umwe nyuma yuko isohoka ndabyibuka nagiye Kayonza njyana n'abantu mu modoka baravuga ngo dore wa mukobwa w'umuzimu narababaye narababaye ariko nyine iyo bakubonye babona usa n'umuzimu none semva nkubwirire ibintu nari nisize nambaye uturenge imigozi amababa mu matwi niki noneho kugenda ntungura ariko wabasha kuba umupfumu ntabwo nabishobora ariko ari role bamuhaye yabikora ariko nebagwe role kwiba abanuze wabishobora nje role yose nabishobora nyine urakaje atubwiye ko role yose yayishobora hari ico nahakanya ariko mu byibuke neza nayo ni role yose se bisobanura umva nkubwire iyo ufite boss sibyo akandika script wowe akakubwira hano wenda nka bino bintu hari ukuntu bakina abantu batanze role z'abantu bakundana hari ukuntu wenda yakandikamo mu cyumba iki hari ahantu ntabwo ushobora kubona abantu baryamye ariko ntabwo biba ari ibyanyabyo to kuko urebye hari ukuntu Diane abakanuye n'abandi nkabo nyine numva ntabwo nyine ibintu abantu bakeka b'inyuma ya kamera twamwambitse agatimba n'intuzi ni nkidiya ikindi nanjye kureba inyuma cyaba ari igikiko ni nkidiya wanyambitse ikinege vuga ibyo twakwambitse bivuge bibwira nyemerera nabivuge nambwira uti bivuge ndabivuga ngabiceceke ndabizigiye kubesha ndetse nimba ari ibinyoma kutinye oya ndabizi ko ugiye kubesha reka tubireke gusa kuri ibyo ngibyo hari ikintu twavugaho katwere kubishyira mu rwenya tubwira abanyarwanda ukuri kwa nyako ntago kuba riri yarakinye role ari umugeni Pole yamukora akigirayo ntago bivuze ko yagombaga kugira ngo bagire uri kumva abenshi bibwira yuko iyo bigenze kuriya hagati aho haba hari n'ikindi kintu cyabaye baterekanye muri kamera ni ukuri banyarwandakazi nta kiba cyabaye kuri mu bireba niko biba byanditse mutazibwira ngo wenda nyuma hari Pole yateruye riri byarangiye amujyanye mu nzu nk'uko yagombaga mbese nyine nk'abageni nyine yarongowe nyine murabizi ko nanamuririmbiye nyine yarongowe ariko nidusoza dusubiremo agakorasi ka korasi waririmbye ninde wari wagahimbye ni njyewe kadusubiremo twumve usu ntari bugiye nabwo yabaye umugeni ni nkaririmba oya nagatimba ariko byarangiye acitse Pole ase kubera icyo wacitse Pole sha nabonaga Pole nyine byari ngombwa ko mucika watinye iki se nyine watinye iki hoyerega hari ukuntu ugera mu cyumba ukumva ibintu akurimo neza bikaba ngombwa kuniruka da so wowe Pole yambwiye ngo arwaye intinyi yakozeho ishwi simbuka uburira oya nyine twarahageze baratwirukana Pole ati ni mutaye ndamubwira ni se nkanjye marene w'umuntu nari marene biranjyana n'umusururu ngwe nubwo namuririmbiye numvaga ndufata agasururu nkanataha ngiye kumva Pole ngo muceho mugende umugeni n'uwanjye mwakoze mugereje iwanjye noneho mwuka nakoresheje ndirimba iyo chorus mbabera umbwira iyo chorus wenda n'abatarakurikiranye Pole tubabwira ngo hariho filimi nziza nyinshi zigiye zitandukanye uragenda ugakora subscribe kugira ngo ukomeze no kora share comment like bisubiremo neza bibuke subscribe comment like ngo bakore icyo abanyarwanda uyu ngibi navuze mujye kuri YouTube channel yitwa Pole TV mukore subscribe share comment like turabishaka ariko mujyayo hajya yitwaga ngo iriya filime yitwaga ngo ki kurongora umugeni kurongora isugi mwandike kurongora ese wari agasugi
oya nasanze ariko byanditse ntago mbizi. Ntago uriyo twabanza tukajya kwa muganga. baba we Agisugi bavuga ko ukareshya. Ni ukubanza kujya kwa muganga nicyo nshatse kuvuga tukareba nyine. Kako ntago uri isugi. Kandi nkubwiye ko ari ubisaba kujya kwa muganga. Ubu ngubu mbwira witekerejeho. Ubundi wowe wasanga uri isugi cyangwa wasanga utari. Ikibazo ntago ntekereza. Ntatekereza se gujya pole yiranga aho yari no kugera. Oya shawe se kutangiye kumushinza ibintu we ntago umutima yari awufite. Sha pole ariko ngewe ako cyane no kuzamubaza ko intama itamukandagiye kuko ntibishoboka. Gusa ushatse kuvuga iki? Ko gushaka umugore ari uguheza. Ndakubaza kuri isugi ukabica ku ruhande. Ngo nagutekereza. Ubu ntabwo ndi gutekereza neza. Reka ngeze nko mu rugo ukaza kumpamagara kuri telefone. Twongorere ngewe na Peter. Wapi pe ntabwo ndi gutekereza rega. Ikibazo uri kumbaza. Ni ikibazo kigoranye cyane uzengurutse mu no mujyi wose ukabaza umukobwa ngo uriyo. Ntago yapfa kugusubiza kubera ko ntago abagitekereza neza. Nta nubwo yibuka n'umubare. Urakoze kumudefanda. Ntago yibuka umubare. Ushatse se oya ariko nawe urakabije. Oya nibyo. Oya nagaruka utibuka umubare. Erega ari ukuntu umuntu akubaza bitewe n'ikibazo akubajije bikaba ngombwa ko wibagirwa. Siko na mwarimu ari jya kubaza ariko uriyo wahita ubisubiza. Ubwo se nkasubiza mu byo umeze gute? Ntago ndi gushidikanya. Urashidikanya. Nje n'umutima wanjye tuzi ukuri. Akira. Basi merci. Okay, Diane uramutse umajije gukina filimi ukina komedi ugenda umenyekana ubushize watubwiye urugendo rwo kugira ngo ugere kuri pole muri rubanda nyamwinshi cyangwa se muri audience ubusanze hanze zigufata zite? N'ubushize nabivuzeho hari benshi bazi ko biriya dukina tunabikora ubundi cyo kintu cy'ingenzi nshaka kumvikanisha ariko abenshi abafana banjye benshi hari abagiye baca kubikora setse nkivugira aratubwira ikibazo ugiye kubeshya sawa sungu oye uratubwira kanivugire nze ko wabirakariye umubaza akubwire ntago twajyanye ariko byivuga bafana banjye bambaje ikibazo ngo mumfata gute hanze nyuma ya kamera iyo mvuye gukora shoot cyangwa se ibyo nakoze bimaze gusohoka. Njyewe ndabizi neza ko abafana banjye ibintu nkora barabikunda ko kenshi aho duhuriye bambwira ati Diana rwose umurazamuka neza uzakosora iki uzagira uko dusigaye tubana rwose uzamuka mu ntera noneho nge nsigaye ndi umusitari nsigaye ngenda nagerana ugahita bambwira ati aseka mbivuge ngende ndi n'umusitari mani nsigaye ngenda nk'ubu ngubu kare nagiye kugura ubunyobwa ahantu nizere ko butarobwijana ni bumwe bw'ijana ugiye kugura umusitari ubwo mu gakombe bwo guhekenya bukaranze mvuze niki nuko wazanye ubw'ifu ndeba oya nkuko mwaturutse hamwe buriya wenda wari ugiye kubera impamvu kunyomoje ndamushana ukuri yaragiye kugura ubw'ifu bw'ijana ngiye kubuzana mu rwo nubwo dukaranze none hanzanye kuki ugiye kubeshya abafana babwiza ukuri ko wari ugiye kugura ifu y'ijana nta kibazo uyu n'umwana ndamuruta reka nemere ibyo avuze kuko mbihakanye ikibazo cyavuka oya reka mbyemere ndamuruta ni ubw'ifu yego ariko twaba tugiye kubirya nta kibazo ngiye kumva maze masanga umutipe arambwira ngo kandi ngo uyu musista ndamuzi ngo nkanganga kina komedi kwa pole mani ngiye mpita numva ndi n'icyamamare bitangira ati we ese ndabwa kuvuga okay nawe aratubwira uko byamugendekeye amaje kugera outside aya shanje nabidanje bari bisanzwe ibikisi tuba turi kwihishahisha rega ese ntabwo ubibona wihisha ikisi ndi no kwihisha n'abantu ibaza umuntu uri kuguhura n'umuntu akakubwira ngo harya ngo mu cyumba warirukanse ibaza ibyo bintu kuhura n'umuntu akakubwira ngo ngibaza ukuntu ngo wirukanse noneho wambaye n'agatimba nyine uba wumva utazi nyine bikaba ngombwa ko nirukanka ukuntu nyine okay turi gusoza ikiganiro cyacu tugiye kumena isosi hasi tugiye kuyimena hasi umuntu bita tete vide yarakureza avuga ngo
ibyo wavuze byose ntago ari byo. Yiwe ubwo yandeze avuga iki? TV mbabarira nasubiramo ibindi. Yandeze avuga ngo ngewe record ndayishiramo. Uyishyiremo muri kino kiganiro ndaza kuyishyiraho. Record ivuga yuko wamubeshye n'ubundi iradiyo ya Nsabi na Mitsutsu kujya baze mu gitaramo ntago we wari uhari bajya kubipanga. Ako TV kandi reka nkubwire unyiyenzaho. TV utambeshye Nsabi yaza muri Adeline pfiriya mu bacyore pfiriya koko. Utambeshye Mitsutsu yamanuke pfiriya muri Adeline hari akaza ngo zanye mu star wowe. Ako TV wowe uzamuzane hano mumera ikiganiro. Wowe urabeshya abanyarwanda ngo ugiye ngo kuzana abastari wagiye uvuga ukuri. Nzamuzana gushyire hanze. Waramubeshye. Shange ndabona bazarwana. TV bazakunzanira. Wibeshya abanyarwanda ngo ugiye ngo kubazana ngo Nsabi ngo Mitsutsu cyangwa nzabahuza babiri bicaranye batubwire. Ubushize nababwiye yuko kuri Saint Valentin twari dufite abastari nyamara twatanze amatangazo tujya twibonere abafana ntago ari uko bari kuza. Icyambe cyo kirori cyabereye muri Adeline pfira mu giporozo umuntu haza zahamenye pfira buswayirine mbwira ukuntu wafata Mitsutsu ngo mumanuye pfiriya muri Adeline ahantu bacuruza vuga byose se nibyo bacuruza ngo zanye yo Nsabi. Sinizere ko dacuruza muri pura. Man mvuge naho byahereye tujya sha mbabarira reka nkubabarire bazakunzanire. Shadiyani yanabirakariyemo pe. Oya nuko abeshya ariko ajya avuga uko yadirinze ngo na Nsabi ngo yadirinze na Mitsutsu mudiringa ikiriko wajya ureka kubeshya mudiringa. Amakuru mfite impamvu muri kugenda mushyirana hanze cyase muvuga ukuri kose kw'ibyabaye ngo yagerageje kugusabura mwima. Hansabikize wansabye ngo mukore casting imbere ya casting. Njyewe uzaze imbere ya kamera ubivuge. Unsabiki wowe uzamuzana bivuge. Okay, ayo niyo makuru nawe nzamuhamagara mubaze ariko niyo makuru mfite. Yewe casting imbere ya casting. TV bazakunzane tozanane ahasigaye nje nawe sha isosi tuzayishyiramo inshishi muzavuga n'ibindi. Uye nuko nababeshye ariko ubutambeshye reka nkubwire epfiriya suhaze epfiriya hande epfiriya wagiye twakoreye filime epfiriya ni bahita mugiye kare muri Rwanda. Tekereza Nsabi yaje hari ahantu mwari kumuhangaza bamuhase urayabona yishiye Nsabi. Urayabona yishiye Mitsutsu akoze ko Nsabi ndabizi neza ntabwo amafaranga make yahagurukira ntabwo yajya munsi ya 500 ajya gusohora kirishi. Mwari mwabiganireho muzi ko atazigeraza ariko musohora kishi mushyizeho amashusho yabo. Umva mbisubiremo bafana banjye kambisubiremo TV nawe ubyumve. Wagiye gusohora kirishi ukubita abastar ukubitaho haka ukubitaho haka ariko bari barakinanye na Mitsutsu bari barakoranye. Yashyize Mitsutsu none karakantu ni karisha mani karakabora rakarisha ngo yakoranye na Mitsutsu akaza kubeshya abanyarwanda. Umva man attention. We nasoma by the way situbihakanye Mitsutsu rwose mwarakinanye ntago tubihakanye pe ariko nawe urabizi kugira mu kinana uko byakugendekeye umunsi uzandakaza nabyo nzabivuga. Njyewe twavuze ko buri wa gatanu muzajya muza mukatubwira. Oya ibyo nzabivuga mwabanje uzigenda bivugira ibyo byo nzabivuga mwabanje kumuhamagara nkumva ukuntu akashaka no kubeshya ko yagiye ndakuzi kugira byibuze na Rocky avuga akajambo ngo mwamubonye TV nabyo ndabizi ko byagenze. Hari filime ya Kinyamoroki yasobanuye beda we irahari cyo ko dadaburi no mu star TV cyana gujya muburira ariko mu star se ntago Rocky yamusobanuye nagujya muburira Kinyamoroki yamusobanuyemo mani uri umustar ndetse ngiye ko Rocky ataramvuga harimo n'ishyari ariko nta kibazo oya nta shyari nuko ashaka kubeshya abanyarwanda ngo Nsabe na Mitsutsu none ako kantu kiyo kavuze karandya ngo yaraje ngaravuga ngo badirinze byapfiriye hese rani barakubwiye byapfiriye ku mafaranga ngo yabaciye inote 800. TV yishiye 800 buri wese se 800 cyangwa Nsabe 800 na Mitsutsu 800 bose umwe 800 n'undi 800 shaho hano ndabihakanye. Uzibuye ryavugiye muri Adeline. Tekereza hano ikirori kiba saa 12 amabuye agaturuka inyuma akaza kuvuga ngo mva ahantu Nsabi we yisobanura yaravuze ati ibi bintu impamvu twabikoze nuko
twagiye gukorera mu kabari kandi mu kabari umusinzi yamaje gusinda amena amacupa iryo jambo yararivuze sha mama yakanduka kuma none ndumva ndi gutura umubiri w'abamama umva se tekereza aho hantu mu kabari wumva aho hantu nsabi yari kuzana mitsutsu man ngo humve nawe TV atansiyo ngiye bazakunzanire ngiye nzabivuga byose ngiye mbabarire uzavuga bike uzavuga uziga nureba nabi uzavuga hari ibindi naravuga zamena menshesha ntabwo hari ibindi naravuga nzabivuga mana we baza asibundo zamuzana ryari ndamushaka nzamuzana next week okay turakomeje turi gusoza uratubwira riri we niwe tutabashe kuba twamenya ugiye kutubwira ese mu buzima busanzwe muri societe nyarwanda bakuzi bati cyase mu baturanyi bawe uri single uri mariye uri cyabyo tuzabikora ikiganiro byerekane arashakishwa bafana bariri arashakishwa murebe arashakishwa ngakado njewe ndamufite njewe uhora mufite nge ndashaka gushyiramo noneho ikarita yanjye deredo byerekane neza ntabwo wayibonye arashakishwa murebe arashakishwa ubwo umusore ufite iyerekwa ritambutse ufite iyerekwa ritambutse nge ndarifite barifite mfite iyerekwa rishya kwemera we na Diane mba ndeba nazi bwanyu Diane ariko afite bamutera yaje yambaye hano Jesus ntabyo wigeze ubonara ikiganiro cyatangiye mukireba mugeze mubona mpindura ubushize ko nakoze ikiganiro wahinduye batarashyiraho kamera sheri twazanye reka ubushize ngora ikiganiro do mani narayambi none kuki uhora uyihinduranya none wari wayishyize mu harya ni agace kangaka nakaryo kandi bagaragaza ko akiri ku isoko nuko gurumeti yayikuyemo amakuru dufite nuko abakinnyi mwese mujya muhora muri ku isoko twe duhora ku isoko nta kibazo muba muri ku isoko isaha n'isaha ibyo Jacky akora oya ntabwo ngende kugendera ku byo Jacky akora ngende kuba ufite iyerekwa aritambutse iyerekwa ritari rimwe rya kandi bagira ngo ritari ry'iminsi ibiri nicyo nari ngiye kuvuga wa wundi uzari iminsi ibiri tugikomeje ugiye kutubwira amakuru mfite neza nuko igituma waranze gukinira role ujya mu buriri kandi bari bakwambitse agatimba ngo ufite ihungabana ry'uko bakugiriye bwa mbere oya ntabwo ariyo mpamvu urebye impamvu wenda ntagiye no mu buriri usanga nyine ntago muri ntuza script yanditse ntago byari birimo kujya mu buriri urumva script yanditse njye nakoze ibyari biri muri script urumva hari bujyemo kujya mu buriri erega kujya mu buriri reka nkubwire buretse nyine nkubwire bisenya ingo na sheri wawe kandi na sheri wanjye ntago abibonye yababara kuko akarabizi neza n'akazi urumva mbese arabivuze no ninekereza neza ndaza kubimubwira gusa nyine ntago nawe yababara kubera ko nakinye ndi mu buriri kuko icya mbere bafana banjye gukina uryamye n'undi muntu ntago bivuze yuko muba muri gukora ibyo bo batekereza bari inyuma ya kamera oya kuko hari iyo uri gukina haba hari kameramani haba hari abakinnyi haba hari abantu benshi urumva nta n'ikintu abantu bakora urebye bitewe n'ukuntu abantu babitekereza bantu banjye bafana banjye ikintu nshaka kubabwira gukina uri mu buriri n'undi muntu ni ibisanzwe nk'uko waryamana musaza ugasanga muraryamanye nabo niko biba bimeze biriya ni ugukina iyo birangiye mukora ibindi ntago nyine mujya gukina indi seni please iyo birangiye mukora indi seni biriya babona nibyo n'ubundi tuba twakoze ntago nyuma yaho dukora ibindi rero oya ni biriya dukora ibyo dusohora nibyo tuba twakoze ako bafana bariri njyewe hari akantu nshaka kwibariza riri avuze ko biriya bakora nyine aribyo baba bakoze akora kandi kantu ujya ukora hari ahantu wakinnye usomana na polipoli buri kanya biriya byo byitwa iki hari ukuntu yandika script uri bukore
buretse nkubwira ukuntu biriya bintu bigenda akurebye na neza ntago baramusomaga ariko njye ntago ibintu nasomanaga urebye neza wavuga ko ari ibintu nyine byababaza n'umuntu bibaye ngombwa urumva kurebye kwitama hari ahantu noneho hari ahantu ariko abantu bigeze kumbaza iriya nuza iriya filime twakoze Paul Richard wanjye ariko agendera mu kagare hari ahantu nigeze kunama nambaye ingofero nyine nkamera nkaho njya kumusoma hamwe namusomye nari impari bafana bari waramusomye nawe ntago wabirebaga ko ntago wari uri buretse nkubwire twarakinanye ariko nawe ntago yabona kuri kuvuga buretse nkubwire kuvuga no kuvuga ariko no buretse nkubwire naye nambaye ingofero nta muntu n'umuzi ikintu nakoze kuko nari nambaye ingofero wakoze iki iriya ngofero ifite urugara nta muntu n'umwe wigeze abona ngo nakoze iki kandi nyuma ya kamera yaravuze ati Paul ububizi bwose naguhaye urabwishyura ntabwo bivuze oya wimbeshyira ntabwo ibyo bivuze ntabyo navuze noneho ikintu ngiye kujya nkukorera uko asomanye nzajya mufotora nituzana mu kiganiro nta foto nta cyabaye sheri nzayambizana okay nta kibazo gusa ratareka nkubwire hari ahantu nyine uri gusomana usanga nyine akenshi ngiye nkoresha itama ngiye ntago ngiye nta na rimwe ndamusoma ku muntu oya umusoma he ni kwitama please kandi nige nshaka kujya singereho gusa kubera ko uri gufatira none se uramutse ubikoze kuri umwacteur abagomba kubikora nyine tukabona mutari kutubeshya kandi muba muri gukina hari icyo biba bitwaye byaterwa n'ukuntu wowe nawe mwabyumvikanye wagira ngo nawe utamusenyera urugo ako nyine wenda nabyo arije biba birimo ariko nanone nyine hari ukuntu iri gukinana n'umuntu nubatse n'iki biba bigoranye nyine hari ukuntu hari ahantu ugera ukigarura ndavuga Paul ajya guha umusore nta kibazo pe hariya bakinye Paul akajyana akagundika inyuma y'igipangu ngiye kuza gusaba Rore ndakurahiye hariya bakinye Paul akajyana akagundika inyuma y'igipangu ceceka mbivuge byari sedia akanyivuge nawe urayizi inyuma y'igipangu akagundika inyuma y'igipangu barahakinira bicaranye ari nayo ifite aba viewers barenga 100,000 na dore ngiyi na Paul bura n'umubingwa papa wa Kariri yaraje iyo muherutse gukina aje Paul baragurutse maze akangaka sheri ni wambwiye kuri komando kare kanu ati bya komando bizaramwina ari mu maguru nanjye kukana yakabonye ariko dufite amakuru ko hari ikintu gishobora kuvuka hagati ya Paul n'umuntu bitariri ko bashobora kuba bakundana ngiye mbibona asubundi bamugabivuga ndabivuga babizi bangana icyo nibagiwe oya shashe nibuka cyo nago cyari ibanga oya nago nje na Paul dukundana bivugisha ukuri ni ukuri kw'Imana bafana banje none havugishije ukuri nje na Paul mwumvitangira koresha none havugishije ukuri ni ukuri kw'Imana nubwo navuze ngo sindi busenge nje ndasenga imbere y'Imana n'abafana banje ntago nje nkundana na Paul nyine dukorana nka boss kandi nkakora ibyo yanditse neza urumva ni ukuri kw'Imana nje nkora ibyo yanditse kandi bikora neza bitewe nuko yabyanditse urumva ariko nyine ibindi oya nje nawe ntago dukundana narayikunze we ukuntu unteranya uri abafaranga banjye twaburiye ikintu cyanshimishije bwose narabutsindiye ikintu cyanshimishije dusoza ikiganiro cyacu nicyo wabwira urubyiruko rukitinya urubyiruko rwumva yuko cyasabari n'abategarugori bavuga ati bira bintu nta muntu aba yataye umuco umuntu aba avuye muri ibi ngibi sinzi impamvu nkunda kubigarukaho kuko hari abantu benshi bica kariyeri kubera ko hari abantu beza cyangwa abantu bagazamuye industry ya sinema ariko bavuga ati njye ntago nabikora never bira bintu sinabishobora sinabikora kandi ubona koko afite impano yo kuba yabikora nubuhe butumwa waha urubyiruko cyangwa se abakobwa nkamwe cyangwa se abamama banga gukina sinema nyarwanda kandi bagakwiye gutanga ubufasha kugira ngo ubutumwa butambuke nube butumwa watanga reka duhere kwa Diane njyewe ubutumwa naho urubyiruko byibanze by'umwihariko nibabanze bashira ku bwoba bitekereza ko biri adukeneye nako tubikora oya naga ariko biri hari umushaka kubwira ngo ngwino nguhero rukina akavuga ati biri amukina sinabikora inshiri wanjye bibonye cyangwa se mu muryango bambonye banca mu muryango niki ariko please ntaga ariko biri adukina siko tubikora biriya ni impano ufite wumva hari icyo wagaragariza abanyarwanda ejo neje bundi bikaba ari impano yakuzamurika kuvana aho uri kugeza ku rundi rwego mutinyuke
ni nayo mpamvu leta yadushyiriyeho ibigo by'urubyiruko mu bigane birahari hano Rwamagana dufite Yego Center muze muyigane rwose nta bwoba mu bushire pe bamaze impungenge kuko nyuma ya biriya nta kindi kibi kiba gihari kigenzewe no kwiyumvamo niba mu ufite impano yiyumvamo ngo nuyigaragaza uyikoreshe ejo neje muri zakubera akabando k'iminsi yes inama wagira abakobwa bajya muri sinema ariko ugasanga ngo barashwanye bya hatari bitewe nuko batwaye abagabo bari muri sinema cyangwa se batwaye boss muri rusange bamuraruye byo ubivuga hehe wowe butumwa wabagira abantu bameze nk'abo buriya rero icyo kintu cya boss komojeho ngo kugenda ugatwara boss sha n'ubundi hagenda wari wagiye ibyo ngibyo ntazagira umuntu ukubwira ngo runaka yatwaye boss sha n'ubundi boss ubwo aba adahari kubera ko n'ubundi utaza hari kuza undi nawe akamutwara ibyo bintu ntabwo wabitindaho cyane ngo uvuge ngo boss wenda nk'uko dukora wenda ukavuga ngo runaka yatwaye neza ubwo koko wakifata ugatwara umuntu nta mpamvu nake oya nawe aba ari ugenda gusa nanone ikindi abantu biyumvamo impano sha ni ukuri nimutinyuke mukore mwiteze imbere kuko ibi bintu nimukabipinge cyane ngo wabonye umuntu ngaryamye ngo wabonye umuntu atambaye sha bira bintu ntabwo biba ari byo oya bira bintu ni kamera nawe urabizi neza ko ari kamera ubwo rero ntabwo wajya uvuga ngo nta kintu nagikora ngo nzatandukana n'imiryango oya nawe baba babizi ko ari kamera ikindi kandi abantu bavuga ngo ntibabikora ngo kubera ngo impamvu runaka oya niba ufite nyine impano yigaragaze wowe ku giti cyawe ndabizi neza ko bizakuviramo ibintu binini nawe utatekerezaga ubwo rero nibatinyuke kuko barashoboye bagaragaza impano be kuvuga ngo ibi bintu ntabwo babikora kandi bibarimo ibi ni akazi nk'akandi kumwumva ngo umuntu yabyutse ngo agiye gukora nibi ni akazi nese wajya uva iwanyu buri munsi ukavuga ko ibintu atari akazi ntabwo bibaho nabyo ni akazi mwivuga ngo ibi bintu ngo ntabwo bibaho oya ni akazi nujya no kubikora ukavuga ngo ibi bintu ngiye kubikora uzabijyamo bikunze uvuga ati ibi bintu ngiye kubikora hasi hejuru uzabikora pe ubikore wenda bikundwe niyo byakanga ariko uzabikora ubikunze pe bizakunda bivemo akazi ngo umurimo ukoranye mwete niwe uzaguherekeza niba wiyumvamo impano yikoreshe nk'impano kuko izakubera akabando k'iminsi nk'uko nakomeje mbivuga rata niba mvane izakuvana hasi kugeze hejuru kumva ko kuza muri sinema nyarwanda biri ari ukwiyandarika ku mwana w'umukobwa ariko ariho ntanga urugero kuko benshi nibo bitinya shaka ibindi ukora byaguteza imbere si ngombwa ngo winjire mu makomedi cyangwa mu mafilime ufite byinshi byo gukora byaguteza imbere ufite kudoda ufite gucuruza ufite gushinga alimentation ibiki byose no gukora muri salo sheri naho bakora nakazi gusa nanone rega sheri erega ntihakagira umuntu guca intege igihe cyose umuntu yakuvuga aho waba ukora hose nyine ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ibintu ntazabikore ngo nagire abenshi ubundi urubyiruko rwanga gukora ibi bintu kuko ruvuga ngo bazamvuga urumva nyine benshi bavuga ngo bazamvuga sheri icyo wakora cyose bazakuvuga ntazajye umuntu ukubeshya ngo kuko ngo nkora ngibi ngo kuko ncuruza ngo amakara ngo ntibaza oya igihe cyose umuntu nashaka kukuvuga azakuvuga kandi ntuzigera ukuraho ukakuvuga wazakuvuga ibyo ashaka kandi ikindi sheri ntuzacike intege ngo nuko umuntu yakuvuze kuko ubundi umuntu nakuvuga ahubwo wowe ongera imbaraga ukore cyane kuko wowe umwanya afata ari kukuvuga wowe uri gukora byinshi niba yicaye akavuga ngo ngiye kubwira Diane ngo runaka ibaze nawe umwanya uri bufate umvuga njyewe ibyo ndi bube maje gukora muri uwo mwanya wowe utaye uri kumvuga umuntu nakuvuga ahubwo uzakore cyane utera imbere wigire hejuru umwereke ko kuba kuvuga nta nicyo bigutwara kuko uvuga ntago byaguca intege burya ubaye utekereza neza ntago umuntu yakuvuga ngo ucike intege ahubwo wakabaye ari bugira imbaraga ukavuga ati byibura ninkora cyane azabona byinshi byo kuvuga bizatuma ntera imbere cyane ibyo bintu byo kuva rero ngo baramvuga ahubwo iyo baramvuga izaguha imbaraga uvuga ati ngenda ndashaka kuva hano nkagera hano niba runaka mvuga
nakuvuge ariko no mu kukuvuga nunabyumva umwereke ko nta kintu bikubwiye akuvuga uyu munsi akuvuga ejo ukakuvuze wowe uzajya utera ukore kandi uzamwereka yuko kukuvuga nta kintu bigutwaye sheri wicika intege ngo bamvuze oya we haranira gukora icyo uri gukora yakuvuga nabi yakuvuga neza ntacyo uzahindukaho barakuvuga ntawe utazakuvuga ariko wowe shyiramo imbaraga ukore cyane dusoza tugiye kubwira abafana bacu ko bakora subscribe kuri Buganza TV kugira ngo dukomeze tubahe show tubazanira amakuru agiye atandukanye tubazanira abantu bagiye batandukanye niyo mwana tubwira ngo tuzagere kuri Fridi tubazane tunarebe uburyo bakora tuzahagera dukora iki bakora iki bafana ba Buganza TV mukore subscribe turabakunda cyane mukore share comment like abadukurikira kwa Pole Pole TV namwe nuko ni subscribe comment share like turabishaka byose kandi turabakunda cyane ciao ciao Isra Vista rero nabwira ngo twari turi kumwe n'umuntu bita Riri ndetse n'umuntu bita Diana guturuka muri Pole Pole Comedy cyangwa se Pole Pole TV tubabwira ngo mukore subscribe mukore share kugira dukomeze tubane namwe. All right.